Mwaramutse, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo kutumvira Imana n'ingaruka zabyo. Ni imwe muri video z'uruhererekane rwa video ndi gukora sobanura icyaha. Kutumvira kumwe byatumye benshi baba abanyabyaha. Ni amagambo dusanga mu Baroma 5:19. Bigaragaza neza ko icyaha cyavuye kuri umwe kandi icyo cyaha cyari ukutumvira. Kutumvira niko kwavuyemo kutizera, kuvamo kutubaha, kuzamura imitima, kwikunda ariyo soko y'ibyaha, ububabare n'urupfu. Kutumvira niko kwafungura inzira ikibi mu mutima wa muntu. Umuntu waremanye umutima w'impuhwe n'ubugwaneza watumaga abasha kumvira. Yigishwa kutumvira bimuzanira icyaha n'urupfu. Satani amaje kwinjira umugore yasobanukiwe neza imbuto babujijwe izo arizo n'ingaruka byari kubageraho. Umugore ati ni igiti kiri hagati y'ingobyi, ati kandi tuzapfa. Satani ati ntabwo muzapfa, ahubwo Imana izi yuko muzatahura ko namwe mwaba nk'Imana muziriyeho. Imana izi yuko amaso yanyu azahweza mukamera nkayo, mukamenya ikibi n'icyiza. Nuko ubwo batangira gushidikanya Imana, bumvira Satani barazirya. Umugore ahubwo yabonyemo ubwiza, abonamo igikundiro n'ubwenge, ahita azirya, arangije aziha n'umugabo we nawe bari kumwe arazirya. Kutizera kuba kuravutse, kuko ibyo yababwiraga bumvaga Satani ari uvuga ukuri. Ntabwo babashije kwizera Imana nyine yababwiye ko bazapfa. Kutayumvira kuzana kutayizera, nuko bazamura umutima kuko bifuje kuba nk'Imana, bituma batumvira. Kutayumvira nabyo biba biravutse, kuko ikibi cyinjiye mu mutima wabo kubera kwibwira ko Imana idashaka ko bamera nkayo. Iyo utekereje cyane kuri ibintu tumaze kuvuga usanga baraharaniraga ikintu kimeze nk'ubwigenge, mbese Satani yashaka kubasunikira mu bwigenge akabatandukanya n'Imana kugira ngo abone uko abagirira nabi. Kuko bashaka kuba nk'Imana rero bishatse kuvuga ko bashaka kwigenga. Mbese ni nko kwibera Imana yawe ubwawe. Banabigezeho rero kuko Imana yaraje ihita ibakura mu ngobyi ivuga ko barangije kwandura, ahubwo ivuga ko bashaka kwangiza n'ibindi birenze ibyo. Ikibi kirakura cyinjira mu rubyaro rwabo. Kayini yahise agaragaza kutumvira Imana, kutubaha, kwikunda, abagiriye muri umuna w'ishyari aramwica. Icyaha nacyo kiba cyinjije urupfu. Kuva ubwo bene Adamu bamwe bagize ikibi, abandi bagira icyiza, cyangwa se bakabigirira rimwe. Kandi ntibisaba kuvuka kuri Kayini kuko ni urubyaro rwa Adamu rwose. Kayini nawe akomoka kuri Adamu, natwe niho dukomoka. Abana be ba mbere bavutse umwe yubaha Imana undi atubaha Imana, umwe akora icyaha undi adakora icyaha. Ubwo rero ni ukuvuga mu rubyaro rwa Adamu hazavamo iyo mico ibiri. Hazavamo abatubaha Imana n'abakunda Imana. Abagize ikibi cyo kutubaha Imana bakakiraga n'urubyaro rwabo, kuko umwana ntiyapfa kumenya ibyo ababyeyi be batamwigishije, cyakora ashaka kubikora ku baturanyi. Abubaha Imana nabo bakigisha abana babo gutyo kubaha Imana. Babandi batubaha Imana bakororoka bakagera ku buvivi bwa kure, aho usanga noneho kwibuka Imana kwibaho bitanagishoboka. Umuntu akavuka agakura akarinda asaza atazi ko Imana ibaho, kuko bene wabo nta n'umwe uyizi. Aho rero niho hava ubuhakanyi. Aba rero bo bizera ko ubuzima bwabo nta wundi babukesha uretse bo ubwabo, kuko batazi Imana nyine ibutanga. Bizera ko gukora cyane no kurunda ibyabatunga ari byo bituma babaho. Aha kandi ni naho hava gukunda ibintu kurusha gukunda abantu, kuko ufite ibintu byinshi iminsi nisunika nyine atarinze kuvunika. Ariko nyine uremeye ibintu si twebwe ni Imana, ni nayo ibiduha, kandi ibi haba ari mu isi bose kuko itabiduhaye twapfa. Urumva ibi bintu nibyo ikoresha nyine idutunga, niyo yabiremye kugira ngo bibashe kutubeshaho. Ufite byinshi rero amara igihe kinini abayeho, niyo mpamvu abantu babirwanira ku isi. Babandi batizera rero iyo ibintu bije barabirunda, bigatuma babandi bizera nabo bagira uwo mutima iyo badafite umutima ukomeye. Ikibazo cyo kutizera Imana nicyo gituma abantu bashaka guhunika ibyo kwiteganyiriza ahazaza, kuko nyine batizera ko Imana ibaho izabagaburira. Aha nanone niho hava ikibazo cy'amakimbirane. Ikibazo cyose umuntu agirana n'undi ni ubutunzi cyangwa se gifitanye isano n'ubutunzi. Yaba intambara z'ibihugu, ibihugu biba birwanira ubutaka n'umutungo kamere uburimo. Yaba intambara z'abanyagihugu barwana ubwabo, bose baba bapfa ubutunzi n'ubukungu bwabwo buri muri icyo gihugu.
cyangwa se barimo kurwanira imyanya y'ubutegetsi yo hejuru kugira ngo kubera ko nyine uba ufite ubutegetsi ari n'uwo uyobora abantu n'ibintu. Yaba nanone urwango rwo hagati y'abantu ubwabo, yaba n'izi mvururu byose bituruka ku mihangayiko y'ejo hazaza. Buri kinyabuzima cyose n'inyamaswa n'udukoko dutoya byirirwa bitora ibyo kurya Imana iba yabigeneye uwo munsi. N'abantu nuko nabo bamara umunsi bashaka ibizabatunga. Ariko inyamaswa zo icyo ziturusha nuko zizera ko bitazashira, zizi ko n'Imana izitunga, ntago zirwanira kubihunika nkatwe. Zo zizi ko Imana izazigaburira, bityo rero ntizibisahuranwe, ntizinabirwanire nk'uko tubirwanira. Abantu benshi kubera kutizera Imana bituma bagira imihangayiko y'iby'isi no gushaka icyavanaho uwo muhangayiko. Nibwo bibwira amayeri menshi cyane n'ubwenge bwinshi bw'ubucakura, bagahimba icyo ari cyo cyose cyazababeshaho mu gihe kizaza, ndetse bagakoresha abantu n'ibintu kubigwiza, maze iyo mihangayiko ikagera kuri buri wese, kuko icyo nkoze cyaba cyiza cyangwa kibi kigera ku bantu bose. Cyaba ari icyiza kigatera abantu ibyiza, cyaba ari ikibazo kigatera abantu ibibazo bose. Mu gihe cya COVID twabonye ko ikiri mu muntu gishobora gukwira abantu bose mu isi. Yaba ari kibi rero kikazenguruka mu bantu bose bo ku isi, cyaba ari icyiza kikabagiriraho ingaruka nziza kuri bose. Aho rero niho abantu bakuye kwihimbira uburyo bwinshi bwo kubaho kuko batizera Imana. Uburyo bworoshye no bwo kwirundaho imitungo no kurwanira kuyobora abantu nyine kugira ngo ubayoborane n'ibintu byabo. Aha naho hava ibibazo byo ku isi, intambara z'urudaca, ubujura, za ruswa, icyene wabo, kunyereza imitungo, kwanga abantu ukeka ko bakubuza umugati, kurwanira ibyubahiro n'ubutegetsi, kwikubira ibyiza byose, kwishyira hejuru ya byose. Mbese lisite ni ndende, namwe hari ibyo mwakongeramo hano byinshi. Kandi kubera ko tubana, icyo umuntu umwe akoze gikora no ku bandi, bigatuma na ba bandi bizera iyo badafite imitima ikomeye kwizera kwabo kugabanuka. Niyo mpamvu utizera Imana adashobora kuyishimisha. Mu Baheburayo igice 11 umurongo wa 6 ngo ariko utizera ntibishobora ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagorora abayishaka. Niyo mpamvu ukunda iby'isi aba yigize umwanzi w'Imana. Muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 4 ngo yemwe abasambanyi namwe abasambanyikazi, ntimuzi yuko ubucuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana? Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti y'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 7 kugeza ku 8 ngo hahirwa umuntu wese wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ibibabi byacyo bizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Erega ubuzima buroroshye nuko abantu tubukomeza. Iyo ufite ibyo kurya no kwambara, ukabona aho wikinga imvura n'izuba, uraryama ugasinzira nk'abandi bose ugashima Imana, kandi uhorana inseko nziza ku maso. Abiringira ubutunzi bahora babuhangayikiye, kuko niyo umajije kubugwiza ugira ubwoba ko bazaza kubugutwara. Usanga ari imihangayiko ari myinshi cyane, kandi mu by'ukuri ubutunzi n'Imana ibuduha kugira ngo tubashe kubaho. Ntawe wibwima, yaba abayikunda n'abatayikunda, kuko itabubahaye bapfa. Uyiringira rero izamutunga.